Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, ubwo natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'izindi nkuru ziri kugaruka cyane muri society. Mugisha Jean Paul akaba nyiri uruganda rwa Root Investment Group ruzwiho gukora inzoga izwi nka B1 Gin. Nyuma y'iminsi mike amaze muri gereza, yamaze kurekurwa nk'uko byemezwa n'umwe mu bantu ba hafi. Akaba yamaze gutaha iwe mu rugo nyuma y'iminsi amaze afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo. Ubundi Mugisha Jean Paul bivuga ko yafunzwe hagati ya tariki ya 15 n'itariki 17 Ukwakira umwaka wa 2025 muri operation yiswe Usalama 11. Iyi akaba ari operation yasize hari inganda zifunze ndetse n'abanyirazo bagafungwa, harimo n'uruganda rwa Rwandan rukora umutobe wa Salam. Nyuma y'iminsi mike nibwo hamenyekanye amakuru avuga ko Mugisha Jean Paul akaba nyiri uruganda rwa Root Investment gukora inzoga izwi nka B1 Gin yamaze gufungwa, aho yarakurikiranywe icyaha cyo gukora ibinyobwa bishobora kwica cyangwa gushigisha ubuzima bw'abantu. Ndetse aya makuru akaba yaranemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiri. Gusa amakuru meza hari nuko Mugisha Jean Paul yamaze kurikurwa nk'uko umwe mu bantu ba hafi yabihamirije Talk Rwanda ko yamaze kugera mu rugo, ndetse nyir'ubwite Mugisha Jean Paul akaba niwe wamuhamagaye amubwira ko yamaze kurikurwa. Ubundi Mugisha Jean Paul yafunzwe nyuma y'iminsi uruganda rwa Root Investment Group binyujije mu nzoga yayo gukora B1 Gin yari rwaratangiye kwamamaza muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyiciro cya mbere Rwanda Premier League, ndetse bakaba barahembaga umukinnyi wabaga witwaye neza muri buri mukino, ndetse bakaba bamarizwaga n'abandi basitari bagiye batandukanye barimo abanyarwenya bikana buri nguni Kanyombya ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ndetse hakaba harimo n'umuhanzi Kingdom Kibido mu gihugu cy'u Burundi. Ngaye nguko reka mubwire ngo nibyo ngibyo, ndagushimiye wabanye nanjye kuva ku natambire kugera kwa nyuma. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.